Mwami wacu Yesu Kristo aduhana umugisha kuri uyu mugoroba, mbaramukije mu izina ry'umukiza wacu, ahimbazwe ko dushoboje kugera hano nubwo imvura ari nyinshi, ariko byose ni umugisha. Hari mushiki wacu Muhimpundu Marie Chantal arwaje umwana, Uwiteka arahari, aragukiriza umwana, turafatanya nawe gusenga. 131 mu gushimisha itiyobora mu gusenga. Mwumve imbabazi z'Imana. Azizi gozirondoreka bego munyabya nanjye koko yababarirwa Yesu ndakwitabye uko ndiko sunyakireho ndaje Yesu ndakwitabye rikure yawo babaza umutima kuko namwimaga wanjye apfire ndaje Yesu ndakwita uko ndiko sunyemere ndakwitabye ukizunya. Hallelujah. Yesu ndakwihaye mbohoro ndokore ibi by'abinyoma Yesu ndakwitabye uko ndiko sunyemere Yesu ndakwitabye ukizunya Shidika nyo Demonzirija
uko niko ndaje Yesu ndakwitabye mukiza turasenga. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, kukwitaba ni umugisha. Turi hano mwami kuko twumvise ijwi ryawe tukaryumvira, tukaboneka imbere y'imbabazi zawe. Utwemere kandi utwemerere mwami kuboneka imbere yawe, tukubonereho umugisha. Turagusaba nka Mose tuvuga ngo mwami tugirire ubuntu, twereke inzira zawe. Nta mutaro twarenga tutajyanye nawe mwami. Ubuntu n'imbabazi bibane natwe. Waduhaye umunsi wo kubaho, none uduhaye n'akanya ko guterana. Ubisingirizwe. Imitima yacu iri imbere yawe, ibitubangamiye byose nta na kimwe cyagusoba mwami. Imitwaro yacu yose uyiduture mwami wacu. Turebere munsi y'amaraso yawe, tukuboneho ubutoni n'umugisha. Imbabazi zawe zitube hejuru muri aka kanya. Ijambo ryawe uko wariteganije mu migambi yawe mwami, urimanure uko ryakabaye. Wivugire tukumve kandi udushoboze kukumvira. Umwana wawe, umukobwa wawe arwaje umwana we nk'uko abyivugiye, bimuteje impagarara, ariko amahoro aboneka aho uri. Umuhe gutuza, umwuzuze ibyiringiro kandi umukirize umwana nk'uko yabigusabye. Twe turi abantu ariko wowe uri Imana. Turi abanyantege nke ariko uri umunyambaraga. Tubeshwaho no kwizera. Umuhe kwizera kutajegajega kugira ngo umwereke ubwiza bwawe. Uduhe umugisha no mu ndirimbo tugiye kukuririmbira. Uterane natwe, ubwiza bwawe butugote. Abana bawe batajije guterana ubaho umugisha, bari mu nzira wageze hano amahoro. Ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Turahaguruka dusingiza Imana mu ndirimbo imwe nk'uko Mose yamanitse inzoka ku giti 69, abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Teyama itsinzoka ku giti, abarembejwe bakayireba bagakira uburibwe bakaba bazima kubw'imbabazi z'Uwiteka. Niko na Yesu yatumanikiwe kumusaraba kera, tumurebe tuti haleluya. Kumanikiwe kubabarirwa, Deva
kwawe kubigorogota reba ku musaraba zere kubabarirwa kwawe kubigorogota reba ku musaraba tunyuma nawe Mana babazwa umva icyatumye abambwa ku giti kandi icyatumye yambikwa ikamba ry'amahwa ni kubwawe n'ibyaha byawe wawizere urubuntu rwe nawe inyanduni yawe reba ku musaraba wizere urubuntu rwe nawe inyanduni yawe reba ku musaraba cyuzukana babara ibyari ibicumuro byawe dore imonganikwi ibyaha wakoze n'amaraso ya Yesu masa reba wizere wakuba warakurokora reba ku musaraba reba wizere wakubambi reba ku musaraba rishije yamibyimba ni nawe gukiranuka kwawe yakubeshejeho wari uwo kurimbuka wakira ubwo bwaguhawe reba wizere Yesu bwatagipfa tuzabanaho nawe reba ku musaraba reba wizere tuzabanaho nawe reba ku musaraba. Amen. Zaburi 103 tube dusomye umurongo wa mbere kugeza ku wa gatanu, ariko Imana nidushoboza turi bugeze kwa 17 uyu munsi. Imbabazi zihoraho z'Imana nzima. La miséricorde éternelle du Dieu vivant. Mutima wanjye, mwene data Nkusi, murongo wa mbere. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, mwabindimo byose mwe muhimbaze izina rye ryera. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Mutima wanjye himbaza Uwiteka, ntiwibagirwe ibyiza yakugiriye byose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose. Niwe ubabarira ibyo wakiraniwe byose, agakiza indwara zawe zose.
agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. agacungura ubugingo bwawe ngo butajya muri rwa rwobo, akakwambika imbabazi no kugirirwa neza nk'ikamba. Agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. agahaza ubusaza bwawe ibyiza, agatuma usubira mu busore bushya bumeze nk'ubw'ikizu. Amen. Twicare. Umwami Imana asuka umugisha we utagabanije ku ijambo rye rimaze gusomwa mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, kandi aduha umugabane wacu kuri uyu mugoroba. Turacyari mu ijambo rivuga ngo imbabazi zihoraho z'Imana nzima. Imana nzima ni inyambabazi, ku bwoko bwayo, ni inyambabazi ku bantu bose, ariko cyane cyane ku ntore zayo, nk'uko ijambo ry'Imana ku rurimi rwa Pawulo ritubwira ngo Imana ni iya bose, ariko cyane cyane ni iy'abizera. Urumva ako kantu, Imana ni iya bose. Muri rusange Imana ikoze uko imbaraga zayo ziri, ntitwabaho. Ikoze uko kwera kwayo kuri, ntitwabaho. Ikoze, sibyo, itujijije intege nke zacu, ntitwabaho. Siko se bimeze? Imana ijijije isi yose ububi bwayo, isi yose yakubama. Muri rusange Imana ni imyambabazi, ariko by'umwihariko ni inyambabazi ku bana bayo. Ariko no muri rusange Imana ni inyambabazi, nk'uko twabyumvise muri Zaburi 136 ngo Imana nyamana, Imana y'imbabazi, Imana nzima. Ariko twagera hagati muri iriya Zaburi, Dawidi akavuga ngo nimuhimbaze Uwiteka, nimusingize Uwiteka, kuko yakunkumuriye Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura, ngo kuko imbabazi zayo zihoraho iteka ryose. Nimuhimbaze Uwiteka kuko yishe Sihoni, sibyo, kugira ngo arengere ubwoko bwe, kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Yica na Gogi, yica ngo yahannye abami, abahora intore ze, kugira ngo abahe gakondo yabo. Noneho umuntu akibaza, umuntu aravuga ngo nimushimire Imana kuko yakunkumuriye Farawo n'ingabo ze mu nyanja itukura, ngo kuko imbabazi ze zihoraho iteka ryose. Mwuka yaraduhishuriye dusanga ko ni imbabazi zerekeye Isiraheli. Ni ukuvuga ngo imbabazi afitiye Mose n'urubyaro rwa Aburahamu muri urwo rugamba, yicaga Farawo n'abana b'imfura, arengera intore ze. Twaravuze ngo nta kimana itakora ngo ikurengere. Ngo abami babaye ibitambo, ngo abami b'imfura b'igikundiro bakomeye babaye ibitambo kubw'inyungu za Yakobo n'urubyaro rwe. Nta kimana itakora ngo irengere intore. Izo ni imbabazi z'umwihariko. Imbabazi rusange, Imana igusha imvura ku babi n'abeza. Ntabwo imvura igwa mu mirima y'intore gusa, oya, uwo ni umugabane rusange. Ntabwo izuba rivira aho mu buhinge gusa bw'intore z'Imana, oya, iyo ni imigisha dusangiye n'abantu bose. Imana ni igira imbabazi rusange, ariko ikibwirizo turimo kuvuga ni imbabazi zihariye, ni imbabazi zishamikiye ku butoni umugeni afite imbere y'umukwe. Si byose? Umutoni
umutoni, ubutoni, sibyo? Urumva yuko ubutoni budasangirwa. Uwatoneshejwe aba yatoranijwe muri benshi, sibyo se? Akaba umutoni. Uwo ni umugeni, uwo twizera ko turimo. Imana ishimirwe ko yadutunze inkoni nk'uko umwami yayitunze, sibyo se? Esiteri. Iyo nkoni ntabwo iza yonyine iravuga ngo saba icyo ushaka cyose. Ese iyo nkoni twarayitunzwe? Umwami abwira abigishwa be muri Yohana, sibyo? Ngo musabe icyo mushaka cyose mu izina ryanjye nzagikora. Ese mujya mwumva iyo faveur twahawe, ubwo butoni, ngo nimurasaba musabe icyo mushaka cyose? Ese turabyemerewe? Dufite ubutoni ku Mana kuko Imana yatubabariye. Izi mbabazi ni ineza y'Imana. Nibyo turacumura nk'uko umuririmbyi yabivuze ngo nakwihana akambabarira, sibyo? Tuhasaba imbabazi tukababarirwa, ariko izo mbabazi sizo zabanje. Igituma dusaba Imana imbabazi iyo tuyicumuyeho ni uko twamenye ko Imana iriho, ariko hari imbabazi zabanje zatumye tuyimenya. Urumva imbabazi ubu dusaba tuzifiteho uburenganzira bwuzuye, kuko Imana yavuze ngo mbabarira uwo nzababarira. Haleluya. Ni imbabazi ebyiri, mbabarira uwo nzababarira. Mbabarira ni imbabazi zatumye agutoranya, ni imbabazi zatumye umubera umutoni, ni imbabazi zatumye kwiyereka abandi bamubuze. Ibyanditswe biravuga ngo muri Yesaya 45 umurongo wa 15, Yesaya 45 umurongo wa 15, Mana ya Isirayeli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yihisha. Nibyo ko numva usa n'ushaka gukomeza. Mana ya Isirayeli umukiza, ni ukuri ni wowe Mana yihisha. Iryo ni ryo hame. Kutabona Imana ni ryo hame, kuyibona ni irengayobora, ni exception. Kuko muri rusange Mana ya Isirayeli umukiza ni ukuri ni we Mana yihisha. Iryo ni ryo hame. Ntabwo Imana iri ku isoko, ntabwo ijambo ryayo riri ku isoko. Mu by'ukuri le principe, l'Éternel, le Dieu d'Israël, c'est un Dieu qui se cache. Iyo niyo principe, ihame Imana ya Isirayeli umukiza ubundi ni Imana yihisha. Bivuze ngo ntipfa kwihishura keretse iyo ihuye n'intore. Imbabazi z'Imana. Haleluya. Gutegeka kwa 2:29. Sanushyiramo akabaraga kubona amaverse. Gutegeka kwa 2:29. Bene data, dusomere. Gutegeka kwa 2:29. Ibihishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu. Ibihishwe n'iby'Uwiteka Imana yacu. Ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka. Uru rubyaro si urw'umubiri, kuko mu ndibyara imwe, muri placenta imwe hari harimo Esawu na Yakobo. Imana iravuga ngo nanze Esawu nakunze Yakobo. Niyo mpamvu ngo mu Baroma 9 bavuga ngo kuba bose bitirirwa Aburahamu bose sabe,
abana ba Aburahamu ni abana b'isezerano. Niyo mpamvu uru rubyaro nirwo ruboneka mu Byakozwe n'Intumwa 2 ngo igihe babazaga ngo dukora iki, Petero arababwira ati nimwihane mubatizwe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo muzahabwa umwuka wera, kuko isezerano ari iryanyu n'iry'abana banyu n'abari kure bose abazahamagarwa n'umwami Imana yacu. Muri urwo rubyaro, muri iryo sezerano umugeni arimo. Natwe turi abana b'intumwa, sibyo? Ibishwe n'iby'Imana, ibishuwe n'ibyacu, n'abana bacu. Ariko si abana babonetse bose, ni abana b'Imana. Niyo mpamvu mwene data nadusomere muri Luka 10. Luka 10 uhere ku murongo 21 ugeze ku 23. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera. Muri uwo mwanya yishimira cyane mu mwuka wera. Aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi. Aravuga ati ndagushima data mwami w'ijuru n'isi. Kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga. Kuko ibyo wabihishe abanyabwenge n'abahanga. Ukabimenyesha abana bato. Ni twebwe. Ukabimenyesha abana bato. Ni koko data kuko ari ko wabishatse. Murabyumva? Ni koko data kuko uko niko wabishatse. Un point, un trait. Full stop. Uko yabishatse niko abikora. Aho niho imbabazi z'Imana zishorera imizi. Wabihisha abanyabwenge n'abahanga, ubihishurira abana bato. Nagira ngo nkubwire ngo nk'uko ibyanditswe bitubwiye, umwami wacu Yesu Kristo ari we Mana nzima n'ubugingo buhoraho, turabyizera. Iyo Mana yambaye umubiri, nk'uko Pawulo yandikira Timoteyo wa mbere 3:16 ngo si ugushidikanya ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa ifite umubiri, sibyo? Iyo Mana yerekanwe ifite umubiri niyo yabwirijwe mu mahanga, yizerwa mu isi, sibyo se? Irazamurwa nk'uko uwo murongo bivuga. Iyi Mana yabaye umuntu 100%. Niyo mpamvu yasinziraga bamukangura agacubya inyanja, sibyo? Niyo mpamvu yarize, kuko yari inshuti ya Lazaro. Ariko yarangiza akavuga ngo Lazaro soka. Il était parfaitement homme et parfaitement Dieu. Yari Imana umuntu 100% kandi yari Imana 100%. Niba yari umuntu yagize amarangamutima agakunda, nkuko yahozaga Yohani mu gituza, akagira inshuti, akarira. Ntabwo yajyaga mu ngo zose ngo agende bamugaburira rye, ariko yageraga kwa Lazaro n'abashiki be akinjira, sinzi ibyo baryaga, niba ari ubugari niba ari iki, yari inshuti yaho. Uwo ni umuntu, sibyo? Ariko ari n'Imana. Iyo Mana kandi mu gihe yari umuntu ari n'Imana, ntabwo yarebye babandi bari imbere ye gusa. Natwe yaratubonye. Ahangaha rwose natwe yaratubonye, kugira ngo avuge ngo ndagushima data mwami w'ijuru n'isi, kw'ibyo wawishiye abanyabwenge n'abahanga n'ibihangange n'abaminuje n'abiyemera n'abasenzi bakabutindi. We ntabwo ujya muri nibature ubugona, sibyo? Ariko babu yagiye njya mu gasiporo, ubundi abandi bari muri nibature amajyano hari amasengero saa 10 z'ijoro, saa 11 basenga badiha. None wowe uri muri training wiruka, uri pasiteri, abandi barasenga, ngiye nkora gasiporo. Ndetse ngeze Eliya yabwiye yishongoye ku bahanuzi ba Bayali, ariko simubujije kujya urarusenga. Uhora ubwiye ngo ura gasiporo, watubwiye ngo mujye mubyuka. None sena biranagoye. Ubundi umuntu wubatse inzu yarakwigiye gushyiramo icyumba cy'amasengesho, ariko ngiye singiye kwabeshya ntacyo mfite, gihoramwo imikeka. Umuntu wagira n'umushyitsi
ngo nimujyane mu cyumba cy'amasengesho. Uragifite urwara no gukodesha icyumba cy'amasengesho? Ntabwo twe ducumbikira Imana. Ntabwo ducumbikira Imana twebwe. Imana iba mubizi mu mitima yacu, sibyo? Ariko ugifite simbizi. Ubundi Imana kandi biranumvikana, ushaka Imana agomba kwishakisha, ushakwa n'Imana ntimushakisha, sibyo se? Ushaka Imana agomba kwishakisha, agomba gukora uko ashoboye ngo arebe ko yayibona. Ariko wakuzwe n'Imana imwishurira atayibisabye. Komeza aho ngaho wumva iryo banga. Bene data bakundwa, nanga bashiki banjye, imbabazi z'Imana ni umugisha. Imbabazi ntizikorerwa, imbabazi si ibihembo, imbabazi si ingororano, imbabazi si umushahara, ni ubutoni. Soma wumve. Byose nabihawe na Data. Byose nabihawe na Data. Kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashatse kumumenyesha. Wowe n'umurongo wa kangahe? 22. Usubiremo ubanze wicare. Byose nabihawe na Data. Byose nabihawe na Data. Kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashatse kumumenyesha. Nta nuzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashatse kumumenyesha. Ngiryo ibanga. Aho ngaho niho abizera ubutatu basitaye, ni naho abizera ko Yesu Kristo ari Imana nzima baboneye umugisha. Ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Nta nuzi se uwo ari we keretse umwana. Ariko ndagira ngo muce umurongo kuri iryo jambo risoza ngo n'umwana ashatse kumumenyesha, sibyo? Yesu Kristo niwe wishura, nibyo? Niwe werekana Imana. Uwo Yesu Kristo yishuriye abona Imana. Tukaba dushimira Imana mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imbabazi za mbere, umugisha wa mbere ni ukumenya Imana, sibyo? Ni ukumenya Imana, ibindi biza nyuma. Subiramo uwo murongo. Byose nabihawe na Data. Byose nabihawe na Data. Kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashatse kumumenyesha. Kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashaka kumumenyesha. None ikibazo ni iki? Abatamuzi twabarenganya? Abatazi uwo mwana ko ari Imana, abatazi Data bakavuga ubutatu, twabarenganya? Kandi ijambo rivuze ngo n'umwana ashatse kumumenyesha. Mana ya Isirayeli umukiza, Esayi 45 verset 15. Yesaya 55 murongo wa 15. Mana ya Isirayeli umukiza, ni ukuri niwe Mana yishe. None iyo Mana iravuze ngo ntawuzi Data uwo ari we keretse umwana, sibyo? Ongera. Byose nabihawe na Data. Ntawuzi umwana, ntawamenya uriya munyanazareti keretse Imana, keretse Data. Soma. Kandi ntawuzi umwana uwo ari we keretse se. Kandi ntawuzi se uwo ari we keretse umwana n'umwana ashatse kumenya. Ibanga ryo kumenya umwana no kumenya Data ni ibanga. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo umbonye ababonye Data. Ariko se kumubona wamubona gute? Keretse kwihishuriye. Ntabwo avuga aya maso abiri. Turashimira Imana yatumeneye iryo banga, sibyo? Yaduhishuriye iryo banga. Ubwo bwiru akuraho inyegamo duhuza amaso. Ntushobora kugirirwa imbabazi n'Imana itagukebutse. Imbabazi uzigira, sibyo? Imbabazi burya ziba mu maso. N'umuntu ukubabariye ntabwo byumvira mwijwe, biterwa nuko akureba. Ngo sangu ndakubabariye. Imbabazi ziza hano iyo utabonye mu maso wa Yesu Kristo yakuye yipaziya
ukamubona uri umunyamugisha, urababarirwa. Ntabwo twabonye umuhanuzi, ntabwo twabonye ibikomerezwa by'abagaragu b'Imana, twabonye Yesu wabambwe. Nk'uko Mose 39 twaririmbye, duhuza amaso turababarirwa. Mana ya Isirayeli umukiza, ni ukuri niwe Mana yishe. None hariya muri Luka 10 barimo badusomera ngo ntawuzi umwana uwo ari we keretse se, keretse data. Nta nuzi data uwo ari we keretse umwana, n'umwana ashatse kumumenyesha. Twavuze ngo none twarenganya batamuzi, kandi utuma bamumenya ari we ushingiye ku bushake bwe no ku migambi ye, wiyereka uwo ushaka. Niyo mpamvu mu Baroma 9 handitswe ngo anangira uwo ashaka akababarira uwo ashaka. Siko byanditswe mu Baroma 9, ababarira uwo ashaka. Twarabyumvise hano, ariko igiteye ubwoba kwabarira uwo ashaka byari bikigendekaho gato, ariko ikintera ubwoba cyane ni iryo jambo rindi ngo akanangira uwo ashaka. Ese uwanangiwe n'Imana yakwihana? Twigeze gufungirwa mu mpimba kubera ijambo ry'Imana. Noneho turimo kubwiriza, umuyisilamu aratwumva, ahita avuga mu Giswahili ngo aliyeongozwa na Mungu huwezi kumupoteza, na aliyepotezwa na Mungu huwezi kumuongoza. Niko umuyisilamu yavuze. Sinzi icyatumye abivuga. Iriko ijambo ritubwira mu Baroma 9 ngo inangira uwishaka, ibabarira uwishaka, ikanangira uwishaka. Ariko ikanangira uwishaka niryo jambo riteye ubwoba. Hari n'ahandi havuga ngo kugira ngo batihana ngo mbakize, kuko ntabafitiye umwanya, sibyo? Ntabafitiye icyicaro, ntabafitiye ikibanza. None se Imana iravangura? Imana ni Imana, irigenga, ikora icyo ishaka, kandi izikikora izabayo. Kuko uyu murima wajemo urumamfu n'uburo, uyu murima wabonetsemo Abeli na Gayini, si byose? Ubonekamo Yakobo na Yesayi, ubonekamo Yesu Kristo na Yuda, kandi bose bari bakenewe. Ushobora kwibaza ko Yuda atarakenewe ku byerekeye imirimo, igikorwa, misiyo Yuda yakoze, ntiyayikoze neza? Iriya misiyo ndabaza Petero yari kwishobora? Uriya wakuye inkota agaca uguti kw'ababateye, yari kwishobora? Iriya misiyo yo kugambanira Yesu Kristo kugira ngo agere i Getsemane, avuga ati ntibibuko nshaka, bibuko ushaka. Agere i Getsemane, ahabira icyuya kivanze cy'amaraso, kivanze n'amazi, amaraso yitandukanye n'amazi, nta nuramukoraho, ababarira agahinda katigeze kubaho. Iyo misiyo Petero ari kuyishobora? Ni ibikoresho bibiri bikora imirimo inyuranye. Niyo mpamvu Paulo yahise avuga ati wowe urinde wagisha Imana impaka, ati mu nzu y'umutunzi ntihaba ibikoresho byinshi, biterwa n'icyo bikorwa. Hari icyansi anyweramo amata, hari na pubere, hari izitagira pubere. Byashoboka keretse iyo abakeneye, ahantu hose haba harawushyira umwanda, natwe turabifite hose. Uko Imana yateganije Yuda, kuki Yuda yiyahuye kandi bagisangira? Yesu akavuga ngo duhuza sibyo ku isahane ni uzangambanira. Arangije aravuga ngo icyaha kuba cyiza nuko atari kukwirirwa avuka. Murumva yavukiye, ntabwo yavukiye kubabarirwa, yavukiye gucirwaho iteka, ariko yarakenewe. Urumva sinzi uko nabivuga, ariko mureke twishimira imbabazi z'Imana.
muzi igituma Yuda yiyahuye? Yuda yagambaniye Yesu kubw'impiya, ariko akaba azi ko uko bagendanye ntabwo ntiyamumenye mu mbabazi ze, yamumenye inyuma. Akavuga ati umuntu ugendera hejuru y'amazi akazura Lazaro, nimuyazane nyarye, mumufata mwamugeza yose. Noneho icyatumye yiyahura ni uko yabonye bamuziritse. Buvuga ko mu buryo bw'umubiri ntiyari amwanzi. Uwashaka arebeye mu bwenge yavuga ngo Yuda yararenganye. Ntiyarenganye, yagiye mu mwanya we. Yesu yaravuze ngo yagomba kujya ahantu he, nta handi hamukwira, nta wundi mwanya umukwiriye. Nkuko Imana yadukunze ikabona ko nta kindi kidukwiriye uretse imbabazi zayo. Tuyisingize iteka ryose. Sinzi uko nabivuga kuruta uko, sibyo? Imana ishyireho akayo kugira ngo twumve umubande, ariko sinshidikanya ko impanda nk'iyi uwababariwe arayumva neza, irasobanutse kuko ihuje n'umubande uri mu mutima w'intore. Komeza. ahindukirira abigishwa ababwira biherereye ati hahirwa amaso areba ibyo mureba. Birarangiye se? Komeza. N'amatwi. Kandi ndababwira yuko abahanuzi benshi n'abami bifuje kureba ibyo mureba ntibabireba, no kumva ibyo mwumva ntibabyumva. Arabwira umugeni, sibyo? Arabwira abana bavutse bahamagawe mu ntangiriro y'isezerano rishya. Arabwira abandi yavuze ngo mu babyawe n'umugore, sibyo? Ngo abahanuzi bose barahanuye kugeza kuri Yohani Batista. Yohani Batista niwe kiraro cyambuka kiva mu mategeko kinjira mu mwaka w'imbabazi. Haleluya! Niwe watinze urutindo, niwe wagegennye imisozi azamura ibibaya. Imisozi bari b'abafarisayo, ibibaya bari babandi bizeye ubuntu bw'Imana. Niwe waje avuga ngo nimwihane kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Umwami wacu amaze kuhagera aravuga ngo ubwami bw'Imana buri hagati yanyu. Uwo mwami arongera aravuga ngo ntimukwiye kubabazwa nuko ngiye, nintagenda umwuka wera ntazaza. Ubwami bw'Imana buri hafi. Yohani Batista, ubwami bw'Imana buri hagati yanyu. Imana yambaye umubiri. Ubwami bw'Imana buri muri mwe. Pentekote yabaye. Murabyumva? Muri Pentekote Imana y'ubutumwa bwiza iravuga, itorero ry'umugeni riravuka. Ku mbarutso ya mbere hizera, mu Gifaransa, mu Kinyarwanda bavuga hizera abantu 3,000. Mu Gifaransa bakavuga 3000 âmes. Ntabwo hizeye abantu b'inyama n'amaraso, hizeye les âmes. Mu Gifaransa uzasanga ngo 3000 âmes. Mu Kinyarwanda ngo abantu. Oya, hizera ubugingo bubabariwe burizera. Umwami Imana asingizwe iteka. Iki cyari igihe cy'imbabazi. Hahirwa amaso abona ibyo mubona, kuko abahanuzi benshi babyifuje. Murabyumva? Abahanuzi bahanuraga iby'aka gakiza twendaga guhabwa, barabibonye, babonye izi mbabazi. Soma muri Yesaya 61. Katurebe ko ari byo. Witeka duhana umugisha. Mumeze neza? Amen. Ndabyizeye. 61 umurongo wa mbere kugeza ku wa 2. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye. Kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Ngo mbwirize abagwaneza. Jya uvuga neza. Abagwaneza. Sibyo? Subiramo. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye. Umwuka w'Umwami Imana ari kuri jye.
kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. kuko Uwiteka yansize amavuta ngo mbwirize abagwaneza ubutumwa bwiza. Yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, yantumye kuvura abafite imvune mu mitima, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no kumenyesha imbohe ko zibohowe, no gukingurira abari mu nzu y'imbohe, no gukingura abari mu nzu y'imbohe. kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, kandi yantumye no kumenyesha abantu umwaka w'imbabazi z'Uwiteka, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, n'umunsi Imana yacu izahoreramo inzigo, no guhoza abarira bose. no guhoza abarira bose. Ni ijambo ritsindagiye ry'ubuhanuzi. Umwaka w'imbabazi n'umunsi w'inzigo ntabwo byabera icyarimwe, guhora kuzaba nyuma. Imana niyo mpamvu ijambo ritubuza kwihorera. Dukunda abanzi bacu, duhe umugisha abatuvuma, tubabarire. Haleluya. Ikikuranga umuntu wababariwe arababarira, ntacumbikira inzigo, ntacumbikira umujinya, ntacumbikira umururazi. Kuko umururazi ntiwaturana n'amahoro. Byashoboka se? Umururazi ntiwabana n'ineza. Cyakora Imana yacu irafuha. Hari igihe abantu bitiranya ifuhe ry'Imana mu itorero ryayo. Ibyo byo Imana ikomeye ku ijambo ryayo, Imana ikomeye ku gicaniro cyayo, ariko twebwe abana bayo turi abanyambabazi. Sibyo se? Hahirwa, sibyo? Abanyambabazi, Matayo 5, kuko nibo bazababarirwa. Ariko kugira ngo ube umunyambabazi ni uko uba ufite aho uzikomora. Siko mwiyumvara? Ntugiye nikomeye twese ariko. Haleluya. Kandi imbabazi, kubabarira ni umugisha. Ubundi umuntu wababariwe, kubabarira ntibimugora, kuko uwababariwe abazi intege nke ko zibaho. Niba ntacyo wakosheje, nta n'icyo wababariwe. Niba wavutse uri mwiza, nta n'icyo wababariwe. Ko niba warababariwe, kubabarira abandi ntibigutungura, kuko uzi ko ari byo bibaho. Ntibikuvuna, ariko ibanga niri umunyambabazi abagutuyemo. Nk'uko Uwiteka ari kuri jye. Ese uyu ni Yesaya? Uyu ni Yesaya mu by'ukuri? Nk'uko Uwiteka ari kuri jye. Uyu ni Yesaya koko? Yego ni Yesaya uvugishwa, ariko si uvuga. Kandi umwuka w'Uwiteka ntabwo uri kuri Yesaya, ahubwo yarahanuraga kugira ngo mbohore imbohe. Ni Yesaya ubohora imbohe? Imvura abafite imvune mu mitima, ahubwo ni wa wundi wavuze muri Matayo 10:28 ngo muze mwese abananiwe n'abaremerewe ndabaruhura. Uyu munyambabazi Yesaya we yaravugishijwe, ariko uwavuze yari yiziye aruhura imvune. Yaraguruwe arababarira, aca imigozi, aruhura imvune, aduha amahoro, asingizwa iteka. Izo nizo mbabazi. Iyo niyo mpanda ibereye umugeni, niyo mpanda ikwiriye umutoni. Mana ishimwe, imbabazi soko idakama, umwaka w'agakiza, umunsi w'ubuntu tukirimo, kugira ngo dusoze. Luka 4:16 tugende. Ajya i Nazareti iyo yarerewe, ku munsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, arahagarara ngo asome. 17. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura, abona igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri jye, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza, yantumye kumenyesha imbohe
ko zibohorwa, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri. No kubohora ibisenzegeri. 19. No kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Bawicaye. Wabyumvise ko bihura na Yesaya 61, ariko hano hari ikitongeweho. N'umunsi wo guhora inzigo. Ibyo bizaba nyuma umugeni yatashye. Murabona ko ni ijambo ry'ubuhanuzi rivuga ibihe bibiri binyuranye, nk'uko muri Maraki 4 habivuga 5. Uretse ko izi Bibiliya nshya kimwe bagikuyemo ngo Eliya azaza ahuze imitima, sibyo? Yabase n'iy'abana, Yohana Batista, n'imitima y'abana n'iyabase, sibyo se? Eliya w'igihe cyacu. Muri izi Bibiliya zisohoka ubu kimwe bakivanyemo. Ijambo ry'ubuhanuzi rishobora gusohokera rimwe rivuga ibihe bibiri bitandukanye. Icyo turimo kubwiriza uyu munsi ni umwaka w'imbabazi, n'umwami wacu atangira isezerano rishya, sibyo se? Mu gihe iri jambo ryo muri Yesaya 61 ryasohoraga rikajya mu bikorwa, umwami wacu nyine yaraserutse, afata umuzingo w'igitabo bwe arasoma. Yarazi Yesaya niho wamuvugiyemo, yarazi ahera naho atarenga. Ageze ku byo guhora ntiyabivuga. Ibyanditswe biravuga ngo murongo wa 19, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. No kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Makumyabiri. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira. Mwaka ageze ku mwaka ageraho imbabazi, nubwo ni muri meme verse, ni mu murongo umwe hariya muri Yesaya 63. N'umunsi wo guhora k'Uwiteka ntiyahasoma. Ntiwamutegeka ngo kuki udakomeje. Abumba igitabo agisubiza nyiracyo. 21. Nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Haleluya. Hari igihe ibyanditswe byahanuwe, hari igihe cy'uko ibyanditswe bihanurwa, hari n'igihe cy'uko bisohora. Ati muri Yesaya byarahanuwe, uyu munsi bisohoye mu matwi yanyu. Turashimira Imana kuko tuzi ijambo risohoye mu gihe cyaryo. Nibyo twita message de l'heure. Ubutumwa bw'igihe ni ijambo risohoye mu gihe cyaryo. Tukaba dushimira Imana buriya ku bana b'Imana bumvise impanda y'ubutumwa bwa marayika wa 7 babuhishuriwe, bagiriwe imbabazi, kuko bamenye Imana mu gihe cyayo, bamenya ijambo ryahanuwe mu gihe cyaryo. Ni nayo mpamvu baryizera mu mwanya waryo, ntibajya bavangitiranya. Ngo ijambo rihamiriza Kristo nirimaza guhamiriza Kristo bahinduka ababranamu. Ijambo ryabwirizwa rikabyara ababranamu, ijambo ryabwirizwa rikabyara abafrankiste, ijambo ry'Imana ribyara abana b'Imana. Abagiriwe imbabazi babona Kristo neza. Impamvu komeza twumve ibyo bavuga aho ngaho. 22. Bose baramushima, batangazwa n'amagambo meza avuye mu kanwa ke, bati, mbese aho uyu siwe mwene Yosefu? Ibyo bya mwene Yosefu ni iby'abadahishurirwa. 23. Arababwira ati, ntimuzabura kunshiraho uyu mugani muti, muvuzi wivure. Ibyo twumvise byose ko wakoze i Kaperinawumu bikore nino mu mudugudu wanyu.
24. arababwira ati ndababwira ukuri yuko ari nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ku badahishurirwa, si byose? Ku badahishurirwa nta muhanuzi wemerwa iwabo. Kubera iki? Uyu si mwene Yozefu? Uyu si mwene Yozefu? Ibyo avuga biradutangaje. Uyu si mwene Yozefu w'umubaji mu Gakinjiro? Uyu nguyu si Nkusi? Uyu si nta bwoba? Aba ngaba uyu nguyu ibyo avuga, hari n'igihe namwe byababaho ukavuga uti ariko se uyu muntu uko muzi, ariko ibimuva mu kanwa ko tubona bitangaje. Fata ibimuva mu kanwa we umwihorere. Uyu si mwene Yozefu? Ni mwene Yozefu. Ahubwo bavuze biki? Hari n'undi yavuga ngo uyu si wa wundi batwise na mariage itaraba, si byose? Iki si cya kinyendaro. Yesu yaravuze ngo hahirwa uw'ibyanjye bitazasitaza. Si mwene Yozefu, ariko amagambo amuvamo ngo nta muhanuzi wemerwa iwabo. Ni ikibazo, ariko imbabazi twagiriwe zidufashisha kurenza amaso abantu, tukabona iyo Mana y'imbabazi, tukayibona mu mico yayo, tukayibona imbabazi zayo, tukayibona mu kuri kwayo, tukayibona mu bwiza bwayo. Ibyo tuvuga ngo ijambo ryatwubatse, ijambo ni iki? Ni uko wabonye Imana. Ntabwo ari uburyoza bw'uwahagaze imbere y'uruhimbi. Ni Imana uba wabonye. Muhuze amaso mu ijambo ryayo. Nta muntu wabikubuza, nta muntu wakubuza ubwo buhamya. Wagenda uvuga nka ya mpumyi ngo icyo nzi ni kimwe, nuko nari impumyi none nkaba mbona. Wagenda uvuga nka wa Musamariyakazi w'imibereho mibi cyane, wagiye avuga ngo nimuze murebe uwambwiye ibyanjye byose. Nawe amaze guhamiriza ab'i Samariya, baragenda bajya kumureba, bumvise amagambo amuvamo, barizera. Bamaze kwizera, batangiye guhamya, bahera kuri wa mugore, baza baramubwira ngo utagira ngo turavuga ibyawe, natwe twamwiboneye. Nta muntu wamariza iby'abandi, umuntu ahamya icyo Imana yamukoreyemo. Nta wagutandukanya n'umurimo Imana yakoze mu bugingo bwawe. Niyo mpamvu turi hano. Ntabwo ari uko dukundirana, ntabwo ari uko turi inshuti, ntabwo ari uko twagiye inama tugasinyana pacte. Habya ndi byo abakiga kera baranywanaga, ntabwo twanywanye, ariko twanyoye amaraso. Buri umubiri wanjye bakanywa amaraso yanjye, afite ubugingo budashira. Ntitwanywanye n'abantu, twanywanye n'uwatubambiwe. Turi hano kuko twamubonye, kuko yatubonye tukamubona. Nzizanjye nazo ziranze. Hari ikindi? Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Nzi intama zanjye nazo ziranze. Abababariwe bahuzwa n'uwo wababariye. Niwe uduhuza, bigatuma tugirana ubumwe butaryarya, kuko duhuje umubande, duhuje isoko. Abana b'Imana bonka rimwe, bahuje isoko, banywa amata y'umwuka, bose babonye Imana, bagaburirwa n'ijambo. Nta kursi rikwiba hagati yabo, barahuza. Imana yaremye abantu bose, ariko hari ahonse rimwe. Si byose iby'inyuguti n'imyase n'ibindi, ibyo kugaburirwa n'isoko y'ijambo. Izo se si imbabazi z'Imana? Zaburi yacu 130 nako ijana aho twasomye tuzayigarukaho, si byo? 103 ejo ni umunsi niko tujya tuvuga. Katwigarukire ku ndirimbo y'104 kugira ngo iduheshe ikirere cyo gusenga dutaha. Uwiteka duhana umugisha.
imbabazi z'umukiza zamuzanye kuncungura. Umukiza zamuzanye nada itseni yabyanjye angura nari mwisa y'ibyaha aramfata ransayura nari mu mwijima ukomeye nara tinze cyane kwitaba Yesu magaraga nyumaniri ijambo rye cya gatatu je kunyiza gifite imavunyi zizana nizicumu nizimbere imbazu cya kane nemora umahoro umutima ni muzima rikwicya tumyancungura akanyiza sinyizi na rimwisa yo ibyaha arafata rasayura nari mu mwijima ukomeye nara kurikira nari mwisa yo ibyaha maze aransayura
nari mumwi ukomeye nara urikira nara urikira. Mana ishimwe, none aratumurikira, turi abahamya. Icyangombwa ni kimwe, ni uko twari impumyi kubw'imbabazi ze, none tukaba tubona. Yahise avuga akiteka umwami ngo naraje ngo impumyi zihumuke, abitwa ko bareba bahume. Imbabazi zatugezeho zirakaduhoraho. Kadusengera hamwe. Urakoze mwami wacu Yesu Kristo, shimwe n'icyubahiro bikugarukire. Imbabazi zawe ni iz'igiciro cyinshi ku bazigiriwe. Imbabazi zawe ni umwihariko wabo wakunze, ni umugabane uticuzwa. Mwami, kuko udahinduka kandi udahindura imigambi yawe myiza ufitiye abo wababariye. Komeza renouveler ta bonté à notre égard. Komeza uvugurura imbabazi zawe kuri twe, zihora ari nshya zitubashisha kukubona. Mwami, ntidutandukane nazo ntizitandukane natwe. Uko wabwiye Yakobo, natwe bitubwire ngo sinzakureka nasohoje ibyo nakubwiye byose. Mwami, udusohoreze amasezerano, uturindire gakondo, uturindire muri gakondo, uturindire umunani, umugabane waduhaye. Mwami, udukomerezemo. Nta wundi, ni ijambo rizima, ni ukukubona. Mwami, iyo userutse mu ijambo ryawe kuri uyu mugoroba, shimwe n'icyubahiro bikugarukire, kubwo imvugo itaziguye, kubwo ikiganiro kitaziguye, kubwo ijambo ryawe uduhaye. Nta shiti ko ritamanuwe n'ubusa, rifite icyo ryaje gukora. Mwami, nta kindi nagusaba uretse kugusaba ngo usohoze icyatumye ijambo ryawe rimanuka mu mitima yacu. Ubugingo bwacu, Mwami, bukomezwe nawe, uturindire ubugingo. Mwami, ushimwe kandi wongere ushimwe kubw'ineza yawe, kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe. Twakubonye, uduyogora tukubona mu ijambo ryawe, biturutira byose. Turavuga nka Dawidi ngo umunsi umwe imbere yawe uruta imyaka 1000. Umunsi umwe mu bikari byawe, aka kanya isaha imwe iraturutira amasaha yose twamaze uyu munsi. Shimwe n'icyubahiro bikugarukire, utane natwe, ni mu izina ry'Umwami Yesu Kristo tubisabye, amen. Umwami Imana duhana umugisha na ejo.